Ndabakunda cyane uyu munsi reka mbabwire ngo nongeye gusuhuza buri wese tugeranye kuri iyi nkuru kuri episode ya kangahe ya kane. Yes, niba waratangiranye nanjye ndagushimiye, niba utarabonye episode zabanje ndakwinginze kugira ngo usubire inyuma gato yaziri hejuru y'iyi video ugende uzirebe. Iyi nkuru bayita Elizabeth Bennet, umukobwa utarakunze umusore kubera amafaranga yari afite, ahubwo yanze kumukunda ariyubaha. Niyo mpamvu dukomeje iyi nkuru kugira ngo tumenye aho bizaherera n'aho byahereye. Yego, reka dukomeze. Abakomeje kudukurikira ndabashimiye, nawe ukiri gutangirana natwe ndakwinginze kugira ngo urebe episode zose, ubundi iyi nkuru izagushimisha ndabizi kurushaho. Reka dutangire na episode ya kane, Elizabeth Bennet, episode ya kane. Hari igihe urukundo rutangira rutavuzwe cyangwa se urukundo rugatangira mu guceceka ariko rukavugira mu mitima. Ibyo nibyo byari bitangiye kuba hagati ya Elizabeth ndetse na Darcy. Buri gihe ubwo bahuraga amagambo yabo ntabwo yigeraga ahuza. Mu kiganiro cyose bari kugirana nta guhuza kwari kubonekamo, kuko Elizabeth we yavugaga ukuri atizigamye, Darcy nawe akabifata nko kumusuzugura. Elizabeth yaribwiraga mu mutima we ati uyu mugabo mbona yifata cyane, ariyemera cyane. Darcy nawe akavuga mu mutima we ati uyu mukobwa ariyemera, arikunda cyane, ariko sinshobora kumureka. Mu bitekerezo byanjye byarananiye kumureka. Ibyo byombi byari urukundo rutaramenyekana cyangwa se tutaramenya izina ryarwo. Urukundo rutangirira mu kutumvikana ndetse rutangira gukura gahoro gahoro nubwo batari kubimenya, umwe atari kumenya iby'undi. Kuko Elizabeth we iyo yavuganaga n'abandi cyangwa se abandi iyo bavugaga Darcy cyangwa se Darcy Elizabeth iyo yavuganaga n'abandi, Darcy yamutegaga amatwi mu ibanga kubera yuko yakundaga uko yavugaga ukuri, uko yubahaga abandi, uko yiringiraga Imana mu bitekerezo bye. Ariko ubwibone bwe bwaramubwiraga ati ntukunde umuntu utari mu rwego rwawe. Urumva umutima wa Darcy wakomezaga kumubwira ibintu bitari byiza. Mwibaze nko kumva umutima wawe ukubwira ngo ntugakunde umuntu utari mu rwego rwawe cyangwa se mutari kuri level imwe, niko abantu b'iyi minsi bajya babivuga. Gusa Elizabeth we ntiyari azi amagambo ye ko akomeretsa Darcy, kandi Darcy nawe ntiyari azi ko uburyo yifata cyangwa se uburyo yitwaramo bibabaza Elizabeth. Ariko mu maso y'Imana imitima yombi yari iri mu rugendo rumwe, nubwo amaguru ataraza aho ajya. Urukundo rwari rutangiye ariko rutarabasha kuvuga ruti ndahari. Bizakomeza muri episode ya 5, Daily Advice cyangwa se inama y'umunsi. Imana ireba mu mutima, ntagireba ibi twe tubona bigaragara. Muri Bibiliya iyo ugiye gusoma muri Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo wa 7 niko wakubwira isomo ry'uyu munsi. Kutumvikana si iherezo ry'urukundo. Hari imitima ikundana burya ariko itabizi. Ni ukuri ukaba ukunda umuntu n'abagukunda ariko mwembi mukaba mutabizi kuko mutarabigaragaza ngo mubishyire hanze. Imana ikoresha igihe kugira ngo isobanure byinshi byihishe mu mutima. Mu butumwa nakugenewe uyu munsi, ntukihutire gucira umuntu urubanza, kuko umunsi umwe ushobora kuziruka n'uw'Imana yari yarakugeneye kandi ari uwawe ukamwirukana. Bityo rero ntukihutire gucira umuntu wese ubonye urubanza. Ndabakunda cyane. Yari Daily Advice by Claude TV. Iyi televiziyo yanyu ibagezaho iyi nkuru, ibagezaho ibiganiro byinshi. Niba rero warakunze iyi nkuru, yisharinge n'abandi bayibone. Niba warakunze iyi series cyangwa se aka gaseri k'izi nkuru, ndakwinginze kugira ngo ugasharinge abandi. Ubundi nkubwira ngo warakoze kuhatubera, warakoze kwigaragaza, mwakaze subscribe tukagera ku mubare w'abantu bangana gutya. Ndabashimiye cyane. Mwe mufata umwanya wanyu mukareba ibikorwa byacu, ndabashimiye cyane. Ngaho rero ubundi duhere muri episode ikurikira, ubundi mbabwira ngo ciao ciao.